genda natangiye ubu ngo niba ari ukubiba ndabibye ubyemera byemera ubihakana bihakane ariko amafaranga yanyu ndayafite tu akiri imivuga yanyara yanyu none bagiye gukora umurimo wa Yanga ndabizi mwayatanze tayari your party time aka filime ngatoya abakobwa bose bakunda udufilime twa Yanga cyane cyane abafite amabere wajyaho ni bitambaro bamwe baza kugusura mu rugo ukamubwira uti zimyabuja akagikure ngo akongera agapfurika cyane cyane binyamirambo kandi ahitwa za Matimba sha agikura akagira gutyo kana ubwo yaje kugusura uti sheri ko wigiriye buje wayishimije agapfunyura ikibere kikavayo cyaje gifite umuyaga shawo akongera agapfurika ubundi mwajya kubyina mukabyina muri hehe wenda mukabarika mukubita umwice k'inyamirambo haruguru hari abacuruza ingurube hafi y'umusigiti mukabyina ukagira gutyo ukabona ikibere kirasimbutse ngo byo kiyagahuruka kongera gasubizayo ni for ngone Golden Harvest nabateguriye neza cyane turatangira agafilme kiswe ma afite amaze inyugute ebyiri izina rya mbere ni wu irya kabiri ni ma abashinwa ni hatari kiriya cyavugaga cyo cyitwa Richard ni nkuko mubyumva ariko ngi ni nanaga What do you think he's doing? It's too expensive. Ko taxis zihenze. She likes taking taxis. Ariko umukobwa akunda kujya mu matagisi. Don't be so silly. You go her up and I'll go get the van. Wagenda umuterete none umubwire ko turi bumwere ifite igekanye gusa kushaka imodoka. Byose bifite ubwo. Hey, I'm giving you a break. I'll go and get the van. Umva reka nguhaye gaho. Sasa mu yibye niki kirimo kandi iki ngiki nawe gishaka. Kiri ku job. Uraho. Hi. Bite. Hi. I'll talk to you. Nshaka kuvugana nawe. Hey. We. Come with me. We ngwana tugende. Kuvuga kamenyere abantu bakirukankana buri munsi niki kirimo noneho. What are you doing? Urakora ibiki? What do you want? Ushaka iki? Just hear me out, all right? Nyumva. I'm not after you to get my wallet back. Ntabwo ari kofi yanjye nshaka wibye. I just want you to meet somebody. Ndashaka kujya nguhure n'umuntu. If you do that, it'll be to your advantage. Nubikora ni amahirwe yo. Bampaye amafaranga nabonye kubabaza kumbe dore uko cyahagaze do. Cyafunze inguni. Kifunga n'amaguru. Look, I'm a private detective. Just come. Do umuntu ukora iperereza ku giti cyanjye ndimo ndagushakisha bampaye. So many of you and you can't bring back one girl. Muri benshi ni mushobora gufata umukobwa umwe ngo munzanire. Kumbe dore watumye kuri wa mukobwa. You're so useless and I mean all of you. Ntacyo mumaze kandi ndavuga mwese. Murimbura uyu muremure yitwa Keith Vitali nakubwiye yagukiraga filime kitwa Blood Brothers. Padre Parido gatatu. Uyu nawe wo hino mwibuka ku kintu n'umukobwa wa Jetiri witwa Shannon Lee mu gafilime kitwa Enter the Eagles barwanira mu kirere umukobwa gane. Filmira rumwe rwabwiye urundi ngo nabatari urundi ngo nabatari barenze. Kwa kuri bavuga ngo ni star urundi ngo ni superstar abarenze kuri star. Umustar super bamurenzeho. Kimwe cyaravuze ngo they are tough ikindi ngo Is he eating or is he talking? What do you arimo ararya arimo aravuga uratekereza iki? think? I hate guessing. Is he eating or is he talking? What do you guess? Iki ngo I hate guessing nanga gutomboza jewe kadufungura umunwa turebe icyako. Nasa kucyungubise wabivumbuye. Yeah, it was a mistake, but I knew it was you because you didn't yell. Umva impamvu menye ko ari wowe nuko wera kutavugije induru. Ariko ubundi nagukubise kabisa. Ngo cyabimenye ko ari we. Ati se kucyo wabimenye nukankubita. Mbimenye nuko wera kutavuga